Ndifuza kuganira nawe muri kano kanya, nguhaye ikaze imbere yanjye, nanjye kandi ndibwira ko umpaye ikaze imbere yawe. Imana ibiduhere umugisha twese. Nifuza kuganira nawe mvuga ngo uwashaka kukuvuma wese yaba aruhira ubusa. Ntawakuvuma ngo bigufate. Ndahera ibingibi ku magambo aboneka mu gitabo cyo mu Kubara, igice cya 23 n'umurongo wa 8. Naho umugabo witwa Balamu yarebye ubwoko bw'Abayisirayeli, yatumijwe na Balaki kugira ngo abavume, abateze umwaku, Imana ye kuba Imana ibaha umugisha, ahubwo Imana ibahemukira. Ariko Balamu arabareba aravuga ati hari icyo mbonye, hari icyo ntashobora. Sinashobora kuvuma abo Imana itavumye, kandi aba ni ubwoko Imana yahaye umugisha. Humura, ntawakuvuma kuko uri ikinege cy'Imana. Ntawe umusa mu maso y'Imana. Imana ikurebera muri Kristo, ikakubona uri umuntu udasanzwe, kandi uri umunyamugisha kubw'ubuntu bw'Imana. Uri umunyamugisha kubw'urukundo rw'Imana. Ntawabasha rero kukuvuma, ntawabasha kugukura mu kuboko kw'Imana. Balamu yari yahawe ibiguzi, kandi Balaki yari yiteguye gukora igishoboka cyose kugira ngo aba bantu b'Imana bavaga mu Egiputa bajya i Kanani bahinduke abanyamivumo, bahinduke abanyabibazo, ariko ntabwo Imana yabyemeye. Uri mu rugendo rugana i Siyoni. Nturi wenyine, uri kumwe na So ugukunda. Uri kumwe n'Imana yatanze Kristo ku bwawe. Ntawakuvuma ngo bifate. Kandi ibitekerezo by'uko hari uwaba waragerageje kukuvuma ntibyongere gufata umwanya muri wowe. Yaba uwakubyaye, yaba ukurera mu buryo ubwo ari bwo bwose, yaba ukuyobora, aho ari ho hose, humura. Nta muntu n'umwe ubaho, uzabaho, uzahangara kukuvuma hanyuma bigafata. Oya, warenze uruvumiro, kuko Kristo yabambwe i Golgota ku bwawe, kugira ngo akugire utakivumwa ukundi. Aya maraso ya Kristo yameneye i Golgota aguhesha kuba umuntu utavumika, nk'uko amaraso Abisirayeli bari bamishagiriwe mu butayu na Mose yatumye baba ubwoko butavumika. Uko nguko nawe niko utabasha kuvumwa, kandi nta muvumo n'umwe wabasha kugufataho. Byiringire, byizere, byemere, binezererwe, kandi uhereye none ujye wumva ugenda ntabwo bufite. Nzi umuntu umwe yakiriye Kristo umwami n'umukiza, yari mu idini ritemera Kristo uko nguko, hanyuma bagambirira kumuhemukira. Hari ibyo bagombaga gukora bijyanye n'imyizerere yabo, bibwiraga ko ashobora gupfa cyangwa se akinduke, ariko barumiwe. Yari yarakiriye Kristo umwami n'umukiza, agera igihe cyo kwigishwa, yizera bihagije. Arangije kwakira uwo Kristo, atangira kujya kubahamiriza ko Kristo atari intumwa y'Imana gusa, ahubwo ari umwana wayo, kandi
ko afite akamero k'umuntu akagira na kamere y'Imana. Ntibashoboraga kubyumva cyane cyane kuko imyizerere ivuga ko ivuga ko Imana itabyara kandi itabyarwa. Nyamara Imana yaratubyaye turi abana bayo by'ukuri. Icyaje gukurikira rero ni uko bagerageje gukora ibishoboka byose mu buhamya bwe, nyamara ntacyo byafashe, ahubwo igihe bari bari muri ibyo babonye ibimenyetso bifatika byerekana ko ibyo barimo bitari bugire icyo bitanga, ko ahubwo bishobora kubateza amashitani. Niko ubuhamya buri. Muri abo bantu bari bari aho havuyemo abahindukirira Umwami Yesu Kristo, nuko bemera kumukurikira no kumuhamya, bitari iby'intumwa gusa, ahubwo birimo iby'umucunguzi, iby'Umwami w'abami, iby'Imana ishobora byose. Ibyo ngibyo yabikundishijwe cyane n'amagambo yo muri Yesaya ahavuga yuko umwana yatuvukiye, twahawe umwana w'umuhungu, Data wa twese uhoraho, Imana ikomeye, n'andi mazina meza. Kandi ibyo ngibyo binahuje n'iminsi turimo twegerezamo yo kwibuka ivuka rya Kristo, umunsi mukuru wa Noheli. Reka rero muri izi mpera z'umwaka, muri iki gihe witegura kwinjira mu mwaka mushya, ugire ibyiringiro bikomeye yuko uwaba ashaka kukuvuma uwo ari we wese yaba aruhira ubusa, ntabwo byakunda, yaba yivunira ubusa, ntacyo yageraho. Urakoze, byizere utyo, byishimire utyo, kandi amahoro y'Imana akomeze arinde umutima wawe, kubwa Yesu Kristo umukiza wacu. Amen.